Uwiteka Imana yacu turagushimiye kandi turaguhimbaje ko watwemereye tukaza kuri Cyomoro TV kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, duhumuriza abantu, tubwire abantu iby'iyi minsi dukoresheje ijambo ry'Imana. Udushyigikire muri uyu mwanya turi bumara aha ngaha, kandi namwe mudukurikiye tubasabiye umugisha kugira ngo mutege amatwi kandi mwumve, kugira ngo Uwiteka akomeze kutwishimira. Ubane natwe tugitangira kugeza tuze gusoza. Urakoze kubyumvishe mu izina ryawe Yesu, amen. Masentia umwe mu baririmbyi ba korali Baraka hariya i Kabarore, ndabizi ko dukunda cyane kandi dukurikirana itsinda abandi bo muri Baraka. Reka tubifurize kumeza kugubwa neza, tubifurize amahoro y'Imana, twarabenye ko n'inzu y'Imana irimo gukomeza ishyigikirwa kugira ngo igire aho igera. Imana ishimwe cyane. Na Cyomoro TV hariho ijambo ry'Imana, hariho ijambo ribohora kandi rishobora kukugirira umumaro mu gihe nk'iki. Ushobora guhamagara pasiteri, ugahamagara abadiyakoni, ugahamagara abashumba ukababura, ariko Cyomoro TV no gukandaho gusa kuri Cyomoro TV ugahita usangaho ijambo ry'Imana. Biragufasha rero. Ndasuhuza madamu wanjye Tuyishimire Odeta, asuhuza umugabo w'inshuti yanjye utuye mu murenge wa Ngarama bita Wihoreye Modeste, ndetse na madamu we Njamahoro. Ndabasuhuje, nkasuhuza umugabo w'inshuti yanjye dukorana umurimo w'Imana hariya i Karenge, Bimenyimana Spiriye, n'umujyanama ku itorero hariya Karenge. Ndamusuhuje, nkasuhuza ndetse na mwarimu wanjye uturuka hariya Gatoki, Nizeyimana Faustin. Ndabaramukije rero n'abandi ntabashije kuvuga. Reka mbasuhuze aho bukeye, reka mbabwire ngo mwaramutse mute, aho bwije mvuga ati cyangwa se bigeze mu gicamunsi, sinzi uko twabivuga, ariko reka nizere ko mumeze neza. Imana ibaho umugisha, Imana yacu nongeye kubishimira abantu mu dukurikirana kuri Cyomoro TV. Ngize amahirwe nanone adasanzwe no kubona umushyitsi, kandi umushyitsi mwiza, umushyitsi musangwa. Ngira ngo muramwibuka, umwe mu bantu batogosheje amasaka kubera ibihe n'iminsi, umwe mu bantu bari bafite ibiro bike, ariko uyu munsi mbona ko ari umugabo ukomeye cyane, ufite abana n'umugore. Umva ko n'umuntu utoroshye cyane. Arashima Imana, ngira ngo muramwibuka ubwo duherukana. Imana imuha umugisha cyane. Ndishimiye kongera kukubona. Murakoze cyane, natwe turishimye. Haciyeho iminsi tudaherukana, nizere ko Imana yakomeza kukurinda. Imana yaraturinze. Hari abantu badukurikiranye kuko ahangaha buri munsi hagenda haboneka abandi bagenda baza gake gake, ukabona haje abandi kuri mu muryango mugari wagize Cyomoro TV. Hari abantu bagenda biyongera, hari abatakuzi, hari abatabashije kureba cya kiganiro cy'ijambo ry'Imana cyaciyeho, ariko ndagira ngo wongere wibwire abantu badukurikirana hano kuri Cyomoro TV. Murakoze kuduha ikaze kuri Cyomoro TV. Ndi umusango hano kuri Cyomoro TV ndasanzwe, ariko hariho abo tugiye kuganira bwa mbere bagiye kudukurikirana aribwo bwa mbere batatuzi. Ariko amazina yanjye nitwa Nsanzurukundo John, guturuka mu murenge wa Kabarore mu kagari ka Karenge ndetse n'umudugudu wa Karenge. Turashima Imana rero ko itwemereye ikaduteza intambwe mu rugendo twakoze tuza kuri Cyomoro TV, ikaba yabanye natwe kandi namwe Imana ikaba yabarinze. Imana ibahe umugisha. Amen. Ati nitwa Nsanzurukundo, ni rimwe mu izina nkunda ubusanzwe, kandi nkunda rwose. Ni umwe mu bagabo Imana ihaye ijambo, ni umwe mu bagabo Imana ihaye kubyibuha. Mubyibuke mu buhamya bwe afite, azanadusangiza wenda mu buryo burambuye ikindi gihe nk'uko yabidusezeranyije. Ngo yagiraga ibiro bike, ariko uyu munsi afite ibiro byinshi. Ndagira ngo by'umwihariko ubanze usuhuza abadukurikiranye, ariko by'umwihariko ahavuze ni muri Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Kadusuhuza abantu bahaherereye, dusuhuze Mama Sentia, umwe mu baririmbyi ba korali Baraka hariya i Kabarore. Ndabizi ko dukunda cyane kandi dukurikirana itsinda abandi bo muri Baraka.
reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, tubifurize amahoro y'Imana, twarabenye ko n'inzu y'Imana irimo gukomeza ishyigikirwa kugira ngo igire aho igera. Imana ishimwe cyane. Reka tubasuze cyane mwe mugize korali Baraka, Agape, abagenzi na Goshen ndetse n'ibyiringiro. Reka tubifurize amahoro y'Imana abantu muhereye n'ibyo bice byose. Aha cyane cyane ko uyu mugabo niho abarizwa muri icyo cyerekezo cya Gatsibo. Reka tumwifurize amahoro y'Imana, rero tukwifuze nawe gukomera. Imana ishimwe Nsanzima. Murakoze cyane. Nsanze urukundo nako. Murakoze cyane. Hanyuma nagira ngo ugire abantu nka babiri usuhuza twinjire mu ijambo ry'Imana. Abantu bo gusuhuza ni benshi cyane, kuko mfite inkoramutima nyinshi. Ndasuhuza madamu wanjye Tuyishimire Odeta, asuhuza umugabo w'inshuti yanjye utuye mu murenge wa Ngarama bita Wihoreye Modeste, ndetse na madamu we Njamahoro. Ndabashuhuje, nkasuhuza umugabo w'inshuti yanjye dukorana umurimo w'Imana hariya Ikarenge, Bimenyimana Spiriye, ni umujyanama ku itorero hariya Karenge. Ndamusuhuje, nkasuhuza ndetse na mwarimu wanjye uturuka hariya Gatoki, Nizeyimana Faustin. Ndabaramukije rero n'abandi ntabashije kuvuga, ndetse n'umudiyakoni wo ku itorero ryacu bita wa Maria Jacqueline. Imana ijye umugisha kuko yitangira umurimo w'Imana. Imana rero ibaho umugisha. Navuga benshi ariko n'abaramu banjye bari i Kigali ndabaramukisha. Imana iguha umugisha. Rero tugiye kubana mu ijambo ry'Imana, icy'Imana ashyize ku mutima wawe, wenda bitewe n'icy'Imana ashyize ku mutima wawe, Imana igushyigikire muri uyu mwanya. Reka abo bantu bose uvuze bagubwe neza, abantu mwese mumuzi Nsanze urukundo mukomeze kugubwa neza. Imana ibaho umugisha. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana rero uyu munsi, kandi rwose tugushimire wowe wamaze gukora subscribe, tugushimire wowe wamaze kwagura umuryango mugari w'abagize Cyomoro. Tubashimire cyane rwose, kandi gusangiza abandi ibiganiro ni umugisha ukomeye kandi ni n'inkunga idasanzwe. Ibyo bigatuma kandi izina ry'Imana rihimbazwa mu buzima bwacu. Dusuje abantu mwese mwamaze kuba abagize umuryango w'abagize Cyomoro TV. Imana iguha umugisha. Rero ndagira ngo usenge Imana hanyuma winjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana, kuko ntabwo ari twe twishobozwa, ahubwo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Amen. Uwiteka Imana yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje ko watwemereye tukaza kuri Cyomoro TV kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, duhumurize abantu, tubwire abantu iby'iyi minsi dukoresheje ijambo ry'Imana. Udushyigikire muri uyu mwanya turi bumara aha ngaha, kandi namwe mudukurikiye tubasabiye umugisha kugira ngo mutege amatwi kandi mwumve, kugira ngo Uwiteka akomeze kutwishimira. Ubane natwe tugitangira kugeza tuze gusoza. Urakoze kubyumvishe mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane kutwemerera tukaza kuri Cyomoro TV kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni irya mbere mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana niryo ritugize, kuko muri iyi minsi abantu benshi barahangayitse, abantu benshi barashaka ijambo ry'Imana, bamwe bakabura aho baryumvira. Ariko ndakusaba wowe utari kubona uburyo, utari kubona ko ubona ijambo ry'Imana, kurikirana Cyomoro TV. Amen. Kurikirana Cyomoro TV, hariho ijambo ry'Imana, hariho ijambo ribohora kandi rishobora kukugirira umumaro mu gihe nk'iki. Ushobora guhamagara pasiteri, ugahamagara abadiyakoni, ugahamagara abashumba ukababura, ariko Cyomoro TV ni ugukandaho gusa kuri Cyomoro TV ugahita usangaho ijambo ry'Imana. Biragufasha rero kugira aho uva no kugira aho ugana, kuko abantu baguye umwuma w'ijambo ry'Imana. Ariko gana Cyomoro TV uvuye mu kazi, ubona mu kazi ufite akanya, kanda kuri Cyomoro TV. Kanda kuri Cyomoro TV ukurikirana ijambo ry'Imana. Hariho ibiganiro bihumuriza bigiye bitandukanye, kandi igihe cyo kubikurikirana ni iki. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi nabazaniye
rifite insanganyamatsiko igira iti guhitamo neza. Amen. Guhitamo neza, gusaba neza, mbese nukurikirana ijambo ry'Imana hari icyo uri bubashe gukura muri iri jambo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko buri muntu wese iyo agize amahitamo meza agirirwa neza n'Imana, yagirirwamo amahitamo mabi akagirirwa nabi na Satani. Rero hitamo ibigufitiye inyungu, ibigufitiye umumaro, kuko nibyo bintu bizakugirira umumaro mu gihe kigiye kuzaza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange hano mu gitabo cy'Abami, igitabo cy'Abami ba mbere, niho tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu bice byaho bitatu, turi buhere ku murongo waho w'umunani, kugira ngo birusheho kuza kugenda neza, kuko abantu benshi bakurikiranye Cyomoro TV kugira ngo babashe kumva ijambo ry'Imana. Haranditse ngo kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije, ubuhe umugaragu wawe umutima ujijutse kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Ibyo ari byo asabye, kuba udasabye abanzi bawe ngo bapfe, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakunyirije cyangwa mu bazaguherukira ntawuzahanwa nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye ubu. Ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahanwa nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Haleluya. Uyu ni Salomo igihe yarahawe umwanya wo guhitamo, igihe yarahawe umwanya wo kugira icyo asaba Uwiteka, nk'uko nawe uyu munsi uhawe akanya ko guhitamwo ibyo ugomba gusaba. Salomo muri kiriya gihe yari afite uburenganzira bwo gusaba icyo ashaka, kuko yari ashyizwe imbere. Uwiteka yaramubwiye ati nsaba icyo ushaka ndakiguha. Hanyuma Salomo we aratekereza, aravuga ati ninjya gusaba ubutunzi nzabuburamo ubwenge. Haleluya. Ninjya gusaba kuyobora iki gihugu nzabiburamo ubwenge, nta bwenge mfite, ahubwo ikiruta byose njyewe nakwisabira ubwenge. Hanyuma Salomo aravuga ati njyewe icyo nkusabye Uwiteka, njyewe nkusabye ubwenge bwo kugira ngo nzabashe gucira imanza zitabera abantu bose bazangera imbere. Haleluya. Nawe muri aka kanya hitamo, gira icyo uhitamo kikugirira umumaro, kuko nuhitamo ubutunzi buzashira. Nuhita ubwenge bizakubera impfabusa, kuko tufite ingero nyinshi z'abantu benshi bagiye batandukanye. Abantu benshi bari abatunzi ubu bakaba ntacyo batunze. Dufite ingero nyinshi z'abantu bari bafite ubushobozi budasanzwe, ubu ngubu kugeza iyi saha nta kintu bafite. Ariko Salomo we aravuga ati njyewe nsabye ubwenge. Ariko Uwiteka kubera ko ari umukozi w'umuhanga. Haleluya, haleluya. Kubera ko Uwiteka ari umukozi w'umuhanga, areba uko wasabye akaguha n'ibyo utamusabye, kubera ko azi ibidukwiriye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka niwe uzi ibidukwiriye. Umuririmbyi we yararirimbye aravuga ati mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu mvugira.
mw'ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwanapfa singipfuye jye na Yesu tumwe. Aleluya. Amen. Mw'ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvugira, kuko twebweho ntabwo twabasha gushyika imbere ngo twivugire. Tudafite umuvugizi ntabwo twabasha kugera imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo ushobora gushyika imbere y'Imana watekereza ibyo ugiye kuyibaza ukabura icyo uvuga, ariko dufite umuvugizi yaramuduhaye, ni Yesu Kristo. Aleluya. Yesu Kristo niwe muvugizi wacu. Turagenda tukamutakambira, tukagenda tukavuga ngo dore byaraye bitugendekeye bucya, Yesu yicaye imbere y'intebe y'imbabazi. Aleluya. Hanyuma akagenda akatuvugira imbere y'Imana, kubera ko twe ntabwo twabasha kwigererayo. N'umubyeyi agira abana, umwana akagira umubyeyi yishyikiraho, akagenda akabwira nyina ati ariko mama ndashaka ibi ngibi. Umubyeyi nawe akaza kwegera ise w'abana akabwira ati ariko abana bangejejeho ibi byifuzo. Rero nta bubasha dufite bwo guhangara Imana tugira icyo tuyibaza, ahubwo dufite yaduhaye Kristo. Kristo niwe dutuma akatujyanira ibyifuzo byacu, Uwiteka nawe akagira gute akabisubiza. Rero ndabwira abantu ko guhitamo neza kugirira umumaro nyirako. Icyo wahisemo nicyo kigira gute, nicyo kikubaho. Nimba wahisemo gukorera Satani, Satani nawe ibihembo bye nta bindi ni urupfu, ni gereza, ni ibindi bibazo bigiye bitandukanye, kubera yuko Satani nta zindi ngororano atanga. Satani atanga ingororano nyine za Satani. Rero ndagusaba guhitamo neza. Salomo yahisemo neza, asaba ubwenge, ntago yahisemo ubutunzi. Ariko muri iyi minsi nkeka ko umuntu aje akakubaza ati gira icyo usaba cyose uragihabwa. Nkeka ko abantu bashobora gutekereza gusaba ubwenge bashobora kuba bakeya, kuko abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Abantu benshi bashobora kwisabira ubutunzi, abantu benshi bashobora kwisabira kwibera ahantu heza, hari benshi badafite amazu, hari benshi badafite amasambu, hari benshi badafite uko babayeho. Nkeka ko ibibazo byawe ari byo wahita uzana imbere, ariko ikintu cya mbere ni ugusaba ubwenge, kuko iyo wamaje kubona ubwenge na bya bindi byose ugira gute urabibona. Ijambo ry'Imana turikomereje hano hirya mu gitabo cya Danieli, hano hirya mu gitabo cya Danieli, mu bice byaho bibiri, bine, niho dusanga inkuru z'aba basore bubashye Uwiteka bahitamwo neza. Baravuga bati naho Imana yacu itaturengera, twebwe tuzahama ku Mana yacu. Aleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo aba bahungu, aba basore bari bafite kwizera, bari bafite ububasha bw'uko bizeye Imana itaginyeganyezwa n'ibihe, itaginyeganyezwa n'iminsi, itaginyeganyezwa n'amapfa, itaginyeganyezwa n'imyuzure, itanyeganyezwa n'intambara aho zaba ziri hose. Baravuga ati twebwe Imana twizeye irakomeye. Aleluya. Bati twebwe kuko twizeye Imana itari Bayali, twizeye Imana ikomeye, niyo mpamvu bavuze bati twebwe uko mwabigenza kose nta kintu na kimwe turi buze gukora kitagendanye n'umugambi w'Imana. Aleluya. Bashikama ku Mana. Wowe ushikamye kuki muri kano kanya? Ndimo ndakubaza, ushikamye kuki?
ese ushikamye ku Mana, uburwayi niburi kuza Imana ukayivaho, uburwayi niburi kuza ukavuga ati Imana ntago ikinzi, ariko Imana niyo yakuremye. Urumva yaba uko wabona wabyara abana ntuyoberwe umubare wabyaye n'inda zavuye mu buzizi, niko n'Imana ituzi idufite mu mugambi wayo. Haleluya. Imana iratuzi, nta muntu n'umwe Imana yaremye itazi. Imana twese iratuzi, rero nta mpamvu n'imwe yo guhungabanywa n'ibihe. Haleluya. Ariko uburwayi buraza ukavuga ati reka nicira inzira nje kubaza. Urajya kubaza ndi? Uriya muntu ugiye kubaza nawe yaremwe n'Imana. Ese urakeka ibyo agiye kukubwira yarabihawe nandi? Ese koko ni ukuri? Rero mu kazi dukora ka buri munsi tujya duhura n'abantu benshi bagiye batandukanye, bagiye benshi mu bapfumu, ugasanga umuntu uburwayi buramugamburuje agiye mu bapfumu, agiye kubaza. Urabaza ndi? Wabajije Uwiteka kari ushoboye byose, Uwiteka wagushyizemo umwuka. Ubundi urumva nimba ashaka kuwutwara urakeka ko atari buwutware? Hari umuntu ushobora kuwukugaruramo? Saba Uwiteka ari ukurengera, ari ugutabara, kuko nujya mu byo utekereza ko ugiye kubaza umuntu ntago atanga amahoro. Umuntu yaguha ibyo kurya ukarya ugahaga, ariko nabwo yaguha iby'iminsi mikeya, ntago yagutungira ubuzima bwawe bwose, ariko nta muntu utanga amahoro. Nta muntu ukiza uburwayi. Uburwayi bukizwa n'Imana na muganga. Ibindi byose ni ukwishakira inzira, ni ibiguhombya, ni ibituma abana bawe bava mu ishuri, ni ibituma abana bawe bativuza, ni ibituma bigira ingaruka ku muryango wawe. Garuka kuri Yesu. Haleluya. Amen. Reka dusome Sadurake. Titre y'amagambo iravuga ngo Sadurake na Meshake na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Nuko Nebukadinezeri ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezeri arababwira, aravuga ati, mbese Sadurake na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakomera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko none nimwumva amajwi n'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubankize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari basubiza umwami Nebukadinezari ngo, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izatukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukomere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Aba bahungu cyangwa se aba bagabo bari bafite kwizera. Muri kano kanya nawe ndagusaba kujyo ugira kwizera ugashikama ku Mana yawe, nkuko natwe tuyishikamyeho. Kabone nubwo bazana umuriro waka, kabone nubwo haza ibigukura ku Mana, ariko shikama ku Mana yawe. Haleluya. Shikama ku Mana, kuko Imana niyo yonyine igomba kugutabara. Nkeka ko aba bagabo iyo baza kuramya kiriya gishushanyo, n'ubundi urubanza rwabo rwari burangire.
ariko mwibuke ko hepfo ukomeje gusoma babajugunye mu itanura ry'umuriro, ngo bagezemwo, aleluya, Uwiteka arabigaragariza, Uwiteka abana nabo, ngo barebye mu itanura ry'umuriro basanga bajugunyemo abantu 3, ngo ariko bitegereje neza basanga harimo abantu 4. Bamaje gusanga harimo abantu 4, ngo ariko undi ngo yari yambaye ishusho y'imyeru, yari yambaye imyenda yera, ngo bitegereje basanga ni Yesu Kristo. Hanyuma ngo umuriro awuca amazi, umuriro ntiyabasha gutwika, ahubwo urahoza. We rero hari igihe abantu bategereza ko ibintu byacitse, ibintu byakomeye, hanyuma bakibaza ko umuriro ugiye kugutwika, ariko igihe cyo gutwika nicyo gihe cyo guhora. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana aha niryo ritugaruramo intege, rikatugaruramo ubugingo, rikatugaruramo kwizera. Aba bagabo bari bafite ibyiringiro, nanjye nakwifuriza muri kano kanya, muri aya masaha, kugira ibyiringiro ukabona kuri kumwe na Kristo, kuko bari bafite Kristo mu mutima wabo, kandi Kristo niwe ugomba kuba ari mu mutima wabo. Kristo niwe ugomba kuba akufite muri wowe, kuko nutizera Kristo ibindi bintu byose uzizera nta kintu bizagira gute, nta kintu bizatanga. Ahubwo izere Kristo, kuko niwe uzakugirira neza, kandi Kristo niwe uzagira gute, niwe uzagufasha. Rero ijambo ry'Imana muri kano kanya nakubwira nuko aba basore bashobora kutubera icyitegererezo mu gihe cyabo, ariko ibihe biraza ugata umutwe, ibihe biraza ugacanganyukirwa, ariko iki si igihe cyo gucanganyukirwa, ahubwo iki ni igihe cyo gukorera Imana. Amen. Abantu benshi barahuze, abantu benshi batandamiye mu bindi bintu bidafite umumaro, ariko igihe cyo gukorera Imana ni iki. Abantu bamwe baravuga bati ibintu byacitse, ibintu byakomeye, ariko ntabwo ibintu byakomeye, ibintu biracyoroshye, ahubwo wizera Imana. Izera Imana. Hari umuntu umwe duherutse kuganira muri no minsi, arambwira ati twari twarashize rwose, ibintu bye byarashize, abantu bari baratukandamije, insengero zari zaratwishe, twari twarashize, twari twarakennye. Ndamubwira nti se mwakeneshejwe n'iki muntu w'Imana? Ndamubwira nti iki ntabwo ari igihe cyo gukena, ahubwo iki ni igihe cyo gukenera ijambo ry'Imana. Ndamubwira nti se ubu ngubu kumaze igihe udakora, waba umaje kugura ikibanza? Igihe umaze utari gukora, waba umaje kugura inka byibuze mu rugo? Arambwira ati ahubwo mbona igihe maze ntakorera Imana aricyo gihe ahubwo ndeba ndimo gukenera. Ndamubwira nti rero oye ni umuburo w'Imana. Aleluya. Nimukorera Imana, ni kuko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Gukorera Imana ni inyungu, gukorera Imana ubisanga imbere. Ndamubwira nti mwitondere ijambo ry'Imana, kuko igihe mwigiye, igihe mwabashije kumvira ijambo ry'Imana, ubu mugiye gutungwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubu mwumvishije nibyo rigiye kubatunga. Ndababwira nti mujye mukurikirana Cyomoro TV, muzahasanga ubutumwa bwiza kandi bwo buzabagirira umumaro. Kandi ibintu byose bitavuga Imana biceceke, bitavuga Imana biceceke, havuga Uwiteka, kuko Uwiteka niwe udufite. Ejo bundi igihe twari twagize ibibazo by'imvura, abantu bagize ikibazo, ndavuga ni musenge, ariko ubu turashima Imana ko imvura yabonetse, abantu ubona ko mu mitima yabo batuje. Rero abantu nibatuze, abantu nibizera Imana, kuko Uwiteka niwe mugenga, niwe ushoboye byose. Tugiye gusenga Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rya mbere, kandi gusenga niko kwa mbere, niko kubeshejeho abantu. Tugiye gusoza, ariko muri wowe ntusozanye n'Imana. Tugiye gusoza nk'abantu, ariko Imana yo umugambi wayo uracyakomeje. Hitamo neza, nkuko aba bagabo bahisemo neza, nawe hitamo neza muri kano kanya, uhitemo ikigufitiye umumaro. Hitamo Kristo, hitamo kugendana nawe, kuko niwe uzakugirira umumaro. Tugiye gusenga Imana, wowe udukurikiranye, tugiye gufatanya gusenga Imana. Ushobora kuba wari uri muhitamo nabi, ariko ugaruka mu nzira, ugaruke mu nzira y'Uwiteka. Narindi mvuga nti tugiye gusenga Imana, kuko gusenga Imana ni ibya mbere, kandi gusenga Imana nibyo bidufasha, kuko nta handi hantu twavuye mu gusenga.
n'ingaruka ngiye gutegura ubuhamya n'ingaruka nzabaha ubuhamya bw'ukuntu Uwiteka agira neza, amen, bw'ukuntu Uwiteka ajya avana umuntu ahantu akamushyira ahandi hantu, kuko dufite ubuhamya buremereye, dufite ubuhamya bukomeye bw'uburyo twaciye mu bupfubyi, tugaca mu buzima bukakaye, tugaca mu mibereho igoranye, ariko uyu munsi Uwiteka akaba agenda turemera amashimwe uko bukeye n'uko bwije. Dufite ubuhamya rero nzabubagezaho. Hari igihe nawe waba umeze nkanjye muri kano kanya, ariko ubuhamya bukagira icyo bugufasha. Rero ntuzacike intege bwo kudukurikirana, kuko ni ingaruka kandi ntabwo ari kera. Nzi neza ko nzabaho ubuhamya kandi nzi ko hari abantu benshi buzabaho. Tugiye gusenga rero kugira ngo dukomeze kubana neza. Murakoze cyane. Tugiye gusenga Imana kuri Cyomoro TV. Tugiye gusenga, wowe uteze amatwi ubane natwe, icyifuzo waba ufite bitandukanye, uzamura isengesho kugira ngo dufatanye gusenga Imana. Bishobora kuba byaranze kugira ngo ijambo ry'Imana rikubohore. Cyane cyane ngiye gusengera abantu babuze urubyaro, nibo bantu ngiye gusengera. Dufatikanye muri sengesho, wowe wumva ibintu byari byacitse, ibintu byakomeye, umugabo agiye kukwirukana, umugabo mbese agiye kwigendera, ese nawe ugiye kwigendera, Imana igira ikirema mu nda yawe, igira ikikuremera, ikuremera amashimwe, ku buryo igihe gitaha uzahamagara uvuga uti Uwiteka yagize neza, hari icyo yakoze. Abo bantu babiri numvishije ku mutima ari Uwiteka yashyizeho, tugiye gusengana nabo. Murakoze cyane. Uwiteka Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, kuko ijambo ryawe ni umukozi w'umuhanga, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rifite icyo rihindura mu buzima bwacu. Ku mutima wacu twumvishije hari abantu babiri tugiye gusengana nabo bazadukurikira, bumvishije ubu butumwa. Aba bantu babiri bafite uburwayi bwananiranye kwa muganga byanze, aba bantu bafite ikibazo cy'urubyaro, aba bantu turasenze, 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 turasenze. Uwiteka tuzi neza ko ujya ushobora byose. Ugeze kwa Aburahamu na Sara bari bafite icyo kibazo, hanyuma igihe cy'umugoroba ngo baza kubona abagabo batatu barimo bigendera, ngo barababwira bati nimuze hano mudusure. Bamaje kubasura nabo basiga babasabiye umugisha, barababwira bati igihe gitaha gikwiriye nk'uyu munsi muzaba mukikiye umwana w'umuhungu. Natwe turinginze, turasabye, mu bubiko bwawe ufitemo abana benshi. Uwiteka, 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 dusabiye abana abatabafite kugira ngo ubahe umugisha, ubagirire neza. Hari abandi bantu bafite ibibazo by'uburwayi barivuje biranga, birananirana. Abo nabo turabasengeye kugira ngo ugire icyo uhindura, ugire icyo uhindura mu mibiri yabo, kugira ngo babone uko bakorera Imana, kugira ngo babone uko bakubaha ndetse n'uko bagukorera. Abo nabo turabasengeye. Tuzi neza ko hari umurwayi wari uri ku kidendezi, uwo murwayi igihe kigeze yarakize. Igihe cyo gukira kwabo rero nacyo kirageze. Turabasengeye kugira ngo ubagirire neza kandi ubashyigikire. N'abandi bantu bose badukurikiranye kuri Cyomoro TV tubasabiyemo guhitamo neza, kugira ngo bahitemo ibifite umumaro, ibidafite umumaro babyihorere. Abari batanye mu nzira, abo ngabo ubagirire neza kandi ubagarure mu nzira yo gukora ibyiza. Urakoze ko wumvishe gusenga kwacu, mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, mwakoze kubana natwe. Reka tugushimire cyane umwanya uduhaye no ku Cyomoro TV. Dushimire n'inshuti zawe wasuhuje, tuzifuriza amahoro y'Imana. Reka mwe mwese mwabanye natwe, Imana ibaho umugisha. Nta kindi nakongeraho. Reka tubwire abantu ngo mukomeze kubana n'ibihe bitoroshye kandi mwiyungemo imbaraga mu bihe byose mufite. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Nizere kuzongera kubana natwe mu buhamya. Nzagaruka nje gutanga ubuhamya rwose. Dusurize abo mu rugo, babwire ngo Cyomoro TV irabasuhuza cyane. Yego, turabasuhuza, namwe mudusuhurize. Igihe nazagira amahirwe nkabasura rwose, nkareba umuntu wakwemeye ufite bya biro, ubuhamya bwose nzaza nabukusanyije kugira ngo tubashe kubuganiraho
Imana ibaha umugisha. mwakoze cyane kudukurikirana, reka mwese tubifuriza amahoro y'Imana.